reka utangirane n'aya magambo: Bentonville, Arkansas, agace k'ubukene, imisozi n'umuco gakondo wa Amerika. Uwo nta wundi ni Alice Walton, umukobwa wa Sam Walton, umuherwe w'umunyabugeni, akaba n'umugore ukize kurusha abandi bose ku isi. Hari byinshi byagizwe amabanga, akaba amabanga abangamira abashaka kwiga. Ni gake uzumva inkuru zivuga ku iterambere ry'abagore, ahubwo uzumva basohoka muri nyinshi zibasibya cyangwa zibavugiriza induru. Hari abagore benshi bageze kuri byinshi ariko ntibavugwa ndetse bakaba batanazwa. Iki ni igicumbi cyo gucukumbura. Ubwo wacumbitse iwacu humura uracurura rwose, maze utane nabo bagucurika bagucabiranya bakaguha inkuru ziriho icu. Nkuko dusesengura tudasobanya, tugiye gusangira amakuru adasanzwe, cyo ngusaba no gutera agatebo kantiza amatwi maze nagire muzi n'imuzinga ibi byazenzitswe. Mu bice bituje by'icyaro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu misozi ya Arkansas, havutswe impinduramatwara y'ubucuruzi. Ntibyabereye muri Silicon Valley, ntibyabereye kuri Wallet Street, ahubwo byabereye mu mudugudu muto witwa Bentonville, aho umugabo witwa Sam Walton yatangije umushinga w'akataraboneka w'ituro ry'ubucuruzi. Kuva muri urwo rugero havutse umugore utazwi kubera amagambo menshi cyangwa imihango, ahubwo uzwi kubera icyerekezo, guhanga udushya n'uruhare mu muco. Uwo nta wundi ni Alice Walton, umukobwa wa Sam Walton, umuherwe w'umunyabugeni, akaba n'umugore ukize kurusha abandi bose ku isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugendo rwatangiriye mu dusozi twa Arkansas rukarangira mu nzu z'ubugeni n'umuco wa Amerika. Alice Walton, umuherwe inyuma y'ubuhanzi. Iyi ni Miya Boss TV, ahantu honyine ukura ibiganiro byiza kandi bicukumbuye. Warakoze wowe wakoze subscribe, nawe niba uri mushya, iki ni cyo gihe cyawe maze tugasangira kuri iyi ntango y'ubumenyi n'ubwenge. Ndi Mutuyimana Innocent, bahaye ikaze. Kugira ngo wumve neza Alice Walton, banza wumve inkomoko ye. Reka utangirane n'aya magambo: Bentonville, Arkansas, agace k'ubukene, imisozi n'umuco gakondo wa Amerika. Mu mwaka wa 1962, se Sam Walton yafunguye iduka rya mbere rya Walmart afite igitekerezo cyoroshye cyo gutangiza ubucuruzi bwinshi kandi ku giciro gito, maze icyo gitekerezo gikwira nk'inkongi y'umuriro. Walmart yaje kuba urusobe runini rw'ubucuruzi ku isi yose. Alice yavukiye muri Newport, Arkansas mu mwaka wa 1949. Yari umukobwa rukumbi mu bana ba Sam Walton, ariko kuva mu bwana bwe ntiyigeze yifuza kuba mu bucuruzi nk'abavandimwe be. Yari afite amaso yarebaga kure, aho yarebaga isi binyuze mu buhanzi, ibara n'ubugeni. Alice yize ubukungu n'imari, ariko umutima we wahoraga ku kintu kimwe: ubugeni n'umuco. Mu mwaka wa 2011 yashinze inzu y'ubugeni ya Crystal Bridge mu mudugudu yavukiyemo wa Bentonville. Iyo nzu yakiriyemo ibihangano bikomeye by'Abanyamerika nka Norman Rockwell, Georgia O'Keeffe n'abandi benshi. Bamubajije impamvu atayubatse i New York cyangwa i Los Angeles, arabasubiza ati: ubugeni ntibugomba kuba mu mijyi yonyine, ugomba kuba aho abantu bari. Ubu Crystal Bridge ni imwe mu nzu zikomeye z'ubugeni muri Amerika kandi n'ubuntu ku baturage. Nubwo Alice atigeze ayobora Walmart ku buryo butaziguye, umutungo we ufitanye isano n'iyo sosiyete wagiye wiyongera. Mu mwaka wa 2025 umutungo we wageze kuri miliyari 101 z'amadolari. Yakoraga mu nama y'ubutegetsi ya Walmart ndetse akayobora imishinga y'imari n'iterambere. Ariko aho gushora imari mu bikorwa by'amashusho, yahisemo gushora mu bugeni, uburezi n'ubuzima rusange. Ubutunzi nk'ubwo buravugisha benshi. Walmart yakunze gushinjwa imikorere mibi ku bakozi bayo, imishahara mito n'uruhare rwayo mu gusenya amaduka mato y'abaturage. Imiryango myinshi yabonaga Waltons nk'abantu bafite ubutunzi budasobanutse. Alice mu rwego rwo gusubiza ibi bibazo yatangije imishinga myinshi ifasha abaturage, cyane cyane mu burezi, ubuzima n'umuco. Uyu munsi Alice Walton atura hagati ya Texas na Arkansas, aho akorera ibikorwa by'ubugeni n'ubugiraneza.
ari kubaka ishuri ry'ubuvuzi rifite intego yo guhuza ubuvuzi bwa gakondo n'ubuvuzi bugezweho. Aracyagura inzu y'ubugeni ya Crystal Bridge, agashora imari mu bikorwa bigamije gufungurira isi ya none amahirwe y'ubuco n'umumenyi. Mu mutima wa Amerika havutse umurage utari uwo kugurisha ahubwo uwo gusangiza. Alice Walton yahawe ubutunzi n'ibyo, ariko icyo atanga ni ikiruta amafaranga, ni umuco, uburezi n'icyerekezo. Yerekana ko ubushobozi budahora bugaragarira mu majwi menshi cyangwa indangururamajwi. Hari ubwo ubushobozi bugenda bucece bukinjira mu mitima y'abaturage binyuze mu buhanzi. Mwe twabanye muri iki kiganiro ndabashimiye cyane. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajya bibacika.